gucikanya yabyabyo kumbura oya baratubeshyera bituruka ku bagabo aguhitishamo ati araguha menshi akoreraho cyangwa se aguhe makeya akoreshe prudence kubera ko ubuzi ko uhagaze uhitamo ukavuga ati n'ubundi nararangiye nta kibazo ariko abenshi ari igihe nyine mujya muri icyo gikorwa ugasanga arayambuye ugasanga nyine mugiye no kuharwanira ni abagabo ko nta mugore wakanga so waba urwaye ukemera agakingirizo cyangwa n'ubundi wiciramo ko n'ubundi ntacyo uri kuramira none se ubwo umuntu yagoreza 50 n'ibihumbi 10 ugahitamo iki uhitamo 50 nyine ugakoreraho 10 ntacyo ryakumarira hari umuntu ugeze akabikubwira benshi cyane bari benshi bakubwiramo amahitamo n'abiri urafata make nyambare urafata menshi nyambure ubwo nyine umutima wawe niwo musirikare wihita yakwishyuye warwana nawe ugiye ku isoko ukagura biru ni bibiri wowe nyiri kugurwa uhitamo ati ndagurwa cyase yewe se ntabwo mperuka gusambana ashaka gukorera aho gahunda byanga abahungu kenshi baba bashaka gukorera ngo ntabwo baririmba bombo mu ishari uburara bwongoza fo uburara bwongoza fo bwo bwongoza fo bwongoza fo uburara bwongoza fo bwongoza fo nuko tangiye rero gukurikirana hamwe ki official gahunda yacu uko bigenda kose no kugira ngo tuguhe ibintu byiza amatwi yakwiye kumva uburaya imyambarire mibi abakobwa amafaranga tubari mabare marogi ebana ikintu cyitwa ingeso mbi uburaya muri Kigali buraza kurangira bubaye nk'isuri kabisa butembana abantu ni ikiza cyageze mu murwa cyangwa se mu gihugu mu minsi mike ishize hagiye humvikana inkuru zigiye zitandukanye kujyanye n'imyitwarire y'abashiki bacu cyangwa se abana bacu abakobwa aho rwose imyambarire yabo ari ubwo uyibona ukabona biteye kwibaza byinshi cyane hari umunyamakuru umwe ugeze kujya ku gisimenti yari gifungura gisimenti aganiriza n'abakobwa baganiriza ku ngingo zigiye zitandukanye ariko ku bwiganze yaganisha ku myambarire yabo ati jewe si uko umwana avuga ati je si nkinambara ni kariso reka tikariso irabangama cyane ati tuma udahumeka neza ukumva bari fiyeri yo kuvuga ibintu byavugirwaga mu kirambi cyangwa se mu mbere nta hantu hakiri ibanga na hamwe basigaye babivuga uko washaka uko wabonye hirya ejo rero haduka video ku mbuga nkoranyambaga abakobwa babiri bakata muri Nyabugogo rwose bambaye amayesume nk'abavuye muri dushe cyangwa bagiye muri dushe umwe ifitisha koshi nawe yifitiye telefone mu ntoki ni ibintu rero byatumye abantu bajagarara baribaza byinshi cyane noneho Kigali baye Sodomo cyangwa se hahandi Imana yarimbuye nuko nyuma rero biza kurangira abantu bumiwe biba inkuru rero ku mbuga nkoranyambaga aho abakobwa rwose bari barangaje abantu muri Nyabugogo nzima hanyuma rero nakavuga ati se ibi ni ibiki ese umuco nyarwanda ubivugaho iki ese umuco n'amategeko birahuzwa koko umunsi ku munsi cyangwa se kubw'impamvu kubw'inyungu zibikenewe bimwe mu muco bishobora kwirengagizwa biriya byitwa iki ese ko abahungu cyangwa se abantu y'igitsina gabo bajya kumva umuntu ngafashe ku ngufu nkuriya agiye gusura umusore yambaye kuriya agahita agira ibyo yikorera mu gitondo akavuza induru ati nafashwe ku ngufu abantu bamubonye yambaye esume kuriya koko byarangira afunzwe nk'uwafashe ku ngufu cyangwa ibiki ibyo rero turabyibaza yego nk'abantu ariko mu by'ukuri ntabwo ibintu byari bikwiye yuko tugera iyo twita iterambere bigenda bikuraho umuco burundu ku rwego ushobora kubona umuntu rwose yagenda mu nzira yambaye isume biteye n'amakenga yuko ushobora no gusanga mo imbere hari nta kintu cyari kibereyemo ushobora gusanga arambaye kuri avuga ati jyewe ukoraho n'ubundi ndarinzwe mu myaka ya za bibiri gutyo hari amajipo yigize kuza ngo yitwa ngo ni Mpeme Kagame niba ari Mpeme Kagame zabaga zimeze ukuntu ku buryo umukobwa yatambukaga ikibero cyose ukakibona ku karubanda ariko nyuma nzahaza kuvuka none indi nkuru ivuga yuko ngo babihoreye kwa ko ngo cyari ikimenyetso ngo niba ari cy'amahoro niba ari cyo kwibohora niba ari cyo kugira gute so rero umuntu yambaye kuriya bigaragara icyumbe cyo bafite amahoro yego ariko nanone ari igihe yasinda akabangamira cyangwa se agahutaza
amarangamutima y'abandi akabajyana kure, ku buryo wamukoreraho icyaha cyangwa uwo yatuma akora icyaha mu by'ukuri freedom yiwe yaba yatumye abangamira imibereho bwite ya mugenzi we wundi. Ibyo rero nkavuga nti twebwe twibereye ku mihanda twirebera, sinzi niba twatangiye wumvishe amajwi twatangiranye y'abakobwa ngo batuye ku isi ya 9, aho rwose ngo gucuruza igitsina nayo ari imwe muri business bafite hariya rwose, ati ibintu by'amakondo mu biratubangamira cyane, nako bibangamira abagabo cyane, ati kandi ubundi umuntu aba yararangiye nta kintu aba aramira, yavuga ati nta kundi ni yare uzajya nzajya yitwarira kuri ibyo ngibyo twebwe twita ngo yitwarira ku mwako. Hanyuma rero tugarutse nanone makuru y'imyidagaduro, birumvikana tugijemo tukabavangira hose kugira ngo turebe uko bimeze, cyangwa se n'inkuru zidasanzwe. Mu gihugu cya Kenya umusore asurwe n'umukobwa akora ibyo bakorana, yamara kurangiza mwice amubaga mushishura mukuru w'uruhu, ajye kumugurisha ku biro, ku biro kabisa, amaneke nk'umaneke ihene. Bikaba byarangiye rero avumbuwe, polisi ihita izirika ishyano. Ahise rero igeze murumva uko hameze, naho ngaho kabisa, naho ngaho igeze ku buryo umuntu ashobora no kuba yabaga umuntu bahoze bahuza urugwiro akamwirya, cyangwa se akanamugurisha inyama nk'abandi. Ibi bihita binyibutsa inkuru idasanzwe rimwe yize kubera ahantu bita Ikarenge, aho umugabo yishe umugore we akamukokoraho inyama, agafata imifupa akajya yishyira mu masombe akagurisha abantu. Yari azwi yagurishaga isombe, ariko bakayigurisha harimo n'ibinono n'ibifupa, ariko baza gutungurwa no kumva n'umugore we nawe yaramubaze pe. Ibi rero nkavuga se iyi minsi bavuga ni ya nyuma, niyo ya nyuma bavuze. Ese Imana twumvaga ya kera abantu bajyaga ku ruhimbi bambaye umugozi inyuma kugira ngo bahite bakurura, niyo igihari cyayashyizeho manager, ahubwo uwategereje kuzatanga raporo Imana yageze hafi. Kaba gaciyemo n'urwenya, ariko urumva ko biteye kwibaza kweri. Twera twumvaga ngo Imana iyo wajyaga hera wambaye nabi, nako wanduye ifite icyaha runaka, wagwagayo, babona utagarutse ngo bagakurura umurambo. None ubu ngubu umuntu asiganye no ku ruhimbi mu ikote yitwaremo akantu ko kunywa, yitwaremo icyuma kabisa, ku buryo inyota imwishe azamura y'agacupa ukajyana n'akamazi, kumbi yujujemo inyanga. Bibaho. Twagiye twumva n'inkuru zigiye zitandukanye mu Buganda, aho umuntu aba afite akuma gatuma vibrating, kamukoraho kamera nk'amashanyarazi kugira ngo abone ko atitira, ngo yemeze abantu ko umwuka wera amufashe, niba ari umwuka wera. Ukumva aho umuntu umupasiteri ngo yakoranye amasengesho n'umukobwa, birangira amuteye inda, amubwira ko Imana yambwiye ngo amusengere. Umukobwa aje gusengera icyifuzo cy'umugabo, uwe birangiye amufatiranye mu masengesho, afatiyeho. Uwaje ku musengera afikeneye urubyaro, ati umwana wa mbere agomba kuba uwanjye, Imana yanshyizeho umugisha, agiye ni tubikora leta bicamo. Ngayo nguko rero ni isi isekeje, ni isi ngenda nkunda kwita ngo ni isi y'ibigoryi, niko mbyita ngewe munyihanganire. Ni isi, turi mu isi, turi mu kinyejana cyaho umuntu ufite ubwenge atagomba kubaho neza, ahubwo ufite wakuyemo ubwenge, wagabanyije ubwenge, mbese uwigize ikigoryi, ugasanga isi yamuhaye favor kabisa. Niba tuzahitamo twese kwigira ibigoryi kugira ngo isi duhe favor, niba tuzahitamo kuzana ubwenge tugapfa tukenyutse, nk'uko n'abandi bose bagiye bagaragaza ko bari opposite y'isi, y'ino generation bagenda bicwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, simbizi. So rero nimwe mu kwikora amahitamo, ni kuri Miki Official, tuguha ubwino, tukaguha ibimo kugenda bivugwa ku mihanda hirya no hino, ariko ntibikwiye ko nawe ukwiye kujija ukareba icyo gukora. Mugire ibihe byiza rero, ni kuri Miki Official, twe turakunda cyane. Ciao ciao.